Ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo, ineza y'Imana nibane namwe. Ndabasuhuje abakunzi bacu badukurikirana kuri official Abahetsi. Abadukurikirana umunsi ku munsi, ni ukuri neza y'Imana nibane namwe. Ndabasuhuje rero, Uwiteka Imana abane namwe kandi abaha umugisha. Ndabashimira cyane. Mberuka hano kuri kamera ngira umukobwa, ariko bagarutse nambaye imbeta. Imana ibaha umugisha rero. Hari abantu bagiye baratuba hafi, bakagenda badutera ingabo mu bitugu, bakavuga uko biri kose ntabwo Kristina twakwemera akakogwa n'isoni, ntabwo twabyemera. Ni ukuri ndabashimiye, mwatubaye hafi, abari mu Rwanda, abari muri Amerika, mu bihugu bitandukanye. Ndabashimiye, Imana ibaha umugisha kandi bakomereza amaboko. Amen. Rero hano murimo murabona abashitsi nabazaniye. Reka babasuhuze mu izina ry'Uwiteka. Nitwa Mukarutamu Sophia, ndabashuhuje mu izina rya Yesu. Imana ireme igitangaza ku buzima bwanyu. Amen. Nitwa Nyiranzubahimana Agnes. Ni ukuri nshimye Imana kuba inyemereye kuba muri uyu mwanya. Yesu abaha umugisha, murakoze. Imana iguha umugisha. Nitwa Nyirabukeye Leya, nkaba nkomoka ku mudugudu wa Kiyovu, itorero rya ADEPR. Ndabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Imana iduhana umugisha. Amen. Haleluya. Haleluya, haleluya. Turashima Imana rero yaturinze. Amen. Bavuze uko biri kose bagomba gukorera igitaramo ahangaha kuri channel y'Abahetsi official. Rero nubundi musanzwe mudukurikirana, Imana ibaha umugisha. N'uyu munsi wa none urusheho kudukurikirana, Imana ishimwe. Amen. Reka rero hari agakorasi kajya kamfasha cyane, se twagafatanya tukakaririmba cyane rwose. Mwijuru imbere y'Imana mfite umuntu mvugira, n'umukuru w'abatambyi kandi yitwa Ruku. Mwijuru imbere y'Imana mfite umuntu n'umukuru w'abatambyi kandi yitwa Ruku. Mwijuru imbere y'Imana mfite umuntu mvugi, n'umukuru w'abatambyi kandi yitwa Ruku. Kandi n'umukuru w'abatambyi kandi yitwa Rukundo. Mwijuru imbere y'Imana mfite umuntu mvugira, n'umukuru w'abatambyi kandi yitwa Rukundo. Haleluya, haleluya, oh haleluya. Muririmbye arangije aravuga ngo mwijuru imbere y'Imana mfite umuntu ujya umvugira, ndetse n'umukuru w'abatambyi. Haleluya, Imana ishimwe. Niba wumvishe aya magambo mvugire ngo amina. Haleluya. Hari Imana ijya ikuvugira, hari Uwiteka ujya ukuvugira mu bibazo akakuvuganira, aho udashoboye kwivugira Uwiteka akakuvugira ngo amina. Haleluya, Imana ishimwe. Haleluya. Reka twumve aya magambo, twumve ukuntu Imana ijya ituvugira. Haleluya, haleluya. Reka twumve ukuntu Imana ijya igira ijya ituvugira. Reka dusome hano mu Bami ba kabiri 14. Turasoma umurongo wa 9. Hari kuvuga ngo Yehowasi umwami w'Abisirayeli atuma kuri Amasiya umwami w'Abayuda ati, igitovu cy'Ilebanoni cyatumye ku mwerezi w'Ilebanoni kiti, umuhungu wanjye umushingire umukobwa wawe. Bukeye inyamaswa yo mu kiriba iragikandagira. Amen. Reka dusubiremo. Yehowasi umwami w'Abisirayeli atuma kuri Amasiya umwami w'Abayuda ati, igitovu cy'Ilebanoni cyatumye ku mwerezi w'Ilebanoni
cy'i Lebanoni cyatumye ku mwerezi w'i Lebanoni kiti umuhungu wanjye umushingire umukobwa wawe. Bukeye inyamaswa yo mu kirira iragikandagira. Amen. Aleluya. Aleluya. Imana ishimwe kandi tugirire neza, ikomeze kutwambika imbaraga. Ijambo ry'Imana riratubwiye ngo Yehowashi umwami w'Abisiraheli atuma kuri Amasiya. Aleluya. Aleluya. Yehowashi umwami w'Abisiraheli. Uyu mugabo yari umwami, mumvugire ngo amina. Yari iki? Yari umwami ndetse ashoboye, afite n'imbaraga. Imana itugirire neza. Yari afite umusore, kandi uyu musore Imana itugirire neza yari yitwa Gitovu. Aleluya. Yari yitwa nde? Gitovu. Yari yitwa Gitovu. Ngo nuko igihe kiragera, Gitovu aragenda abwira se ati rero data, ndikumva ngeneye umugore, nanjye ndikumva nshaka kurongora. Ngo nuko se aramubwira ati urabizi neza ko ibintu mbitegeka, urabizi neza ko icyo mvuze ibintu bihita byemera. None rero nta kibazo kugusabira uriya mukobwa, ntacyo bitwaye. Mumvugire ngo amina. Aleluya. Ntacyo bigize ute? Ntacyo bitwaye. Ngo nuko igihe kigere, Gitovu yari yarakunze umukobwa w'umunyamasengesho, kandi uyu mukobwa w'umunyamasengesho yari yarasenze Imana, yari yaravuganye n'Imana. Imana iramubwira ngo nzabana nawe. Imana iramubwira ngo Aleluya. Imana itugirire neza. Amen. Mukobwa arakomeza arasenga. Umunsi wa mbere rata bari buze gufata irembo, musore arahaguruka n'umuryango wamuherekeje, uragenda no kuri wa mukobwa w'umunyamasengesho. Umusore mu kumuhobera, mu kumuha umusaya, nuko y'amatovu aratangira agira ute? Aramujomba. Aleluya. Mukobwa aravuga ati Imana, ko nagusabye umugabo utazankubita, none ku munsi wa mbere aje gufata irembo amatovu akaba atangiye kunjomba. Ahari uyu musore ni amahoro. Mumvugire ngo amina. Yesu shimwe. Umukobwa arangije aravuga ngo ngende umukristo, nzahora ndiwe mu bintu byose ngeze kugupfa. Ngende umukristo, icyo ni ikintu gihumuriza umutima wanjye. Ngende umukristo wo mu mutima, nsigaye nkunda Kristo, icyatumye aza yasize njyewe, nabuzwa n'iki kujya mukunda. Aleluya. Imana ishimwe. Nuko igihe kigere, nuko Gitovu abwira se ati rero data, nikumva nshaka kujya mu murenge. Nuko se arangije aramubwira turabizi kandi ntabwo nabikwangira, uzi neza ko nabikwemereye, kicyo ngomba kuvuga cyose kigomba kugira ute? Kwijyana. Aleluya. Ngo nuko igihe kigera bajya mu murenge. Bageze mu murenge, nuko umusore baramubaza ngo mbese wakunze umukobwa? Ati naramukunze. Ati bisinyira? Arabisinyira. Babaza umukobwa ati wa mukobwa wakunze umusore? Ati naramukunze. Ariko ajya yibuka ko yitwa iki? Gitovu. Aleluya. Yitwa nde? Yitwa Gitovu. Ngo nuko ngo arangiza arabisinyira. Amaze kubisinyira, ngo ariko akomeza gusenga Imana. Aleluya. Akomeza kubwira Imana ngo Mana wavuganye nanjye, kubera iki wemeye kumpa Gitovu? Imana itugirire neza. Ngo nuko igihe kigere, asanga pasiteri aramubwira ati data, ati ndikumva nshaka gusezerana. Imana itugirire neza. Aleluya. 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 Aramubwira ngo ndikumva nshaka gusezerana. Nuko arangije aramubwira ngo niba ukunze umukobwa nta kibazo. Imana itugirire neza. Aleluya. Abaza umusore ati wa musore we, urakunze umukobwa? Ati ndamukunze. Ati bisinyire. Imana ati rwose ntabwo nabyihanganira. Yohereza marayika wayo. Aleluya. Yohereza marayika. Nuko arangije araza, abarenza kuri Gitovu,
neza. Umukobwa ari gukomeza gusenga, nuko barabaza umukobwa ati wowe ukuntu umuzura? Ati ndamukunda, ariko kwari ukugira ngo nyine kubera ko uyu mwami n'ubundi umukobwa yaza kumwanga no gupfa yari kugira ute? Yari gupfa. Imana itugirire neza. Aleluya. Ngo nuko arangije umukobwa baramubwira ngo rero fata ikaramu bisinyire. Nuko marayika arongera arenga kuri wa mukobwa, aragenda asatira wa musore. Nuko umukobwa arunama, mu gihe afashe ikaramu agiye gusinya, marayika arururuka. Aleluya. Marayika agira ute? Arururuka, abakandagiye gitovu mu mutwe. Imana itugirire neza kandi twambike imbaraga. Birashoboka ko wahuye na gitovu. Amen. Birashoboka ko wahuye na gitovu. Muri urugendo tugenda duhura na ba gitovu, baraduhanze nuko abantu basubira inyuma kubera ko wahuye na gitovu. Rangije usubiza amaso inyuma. Birashoboka ko umugabo wawe yakubera gitovu, umugore wawe yakubera gitovu, bana bakubera gitovu, baturanyi bakubera gitovu. Oya, haleluya. Kandi topesi tante doveniyanse. Imana itugirire neza. Wahuye na gitovu uracogora, wahuye na gitovu usubira inyuma, wahuye na gitovu urangije usubira inyuma, wahuye na gitovu urangije uravuga ati ibi by'Imana ntiwabishobora kubera ko uhuye nande? Na gitovu. Aleluya. Imana itugirire neza. Ntago wahuye na gitovu, ntago wahuye na gitovu. Mu murima twahuye na ba gitovu. Imana itugirire neza. Ayiwe, twahuye n'abande n'aba gitovu. Imana itugirire neza. Ariko rata, niba warahuye na gitovu warangiza ugasubiza amaso inyuma, Imana iraje ibonane nawe. Imana iraje ibonane nawe. Bwira Imana ngo Mana, nubwo nahuye na gitovu, nananiwe kwihangana, nzubiza amaso inyuma, nzubira mu by'isi, nagenda ndasambana, ariko nanjye ndagarutse kubera ko nahuye na gitovu. Aleluya. Imana itugirire neza cyane kandi twambitse imbaraga. Amen. Aleluya. Aleluya. Nasomye ijambo riri kumbwira ngo nuko azongera abari intama. Niba warishushanyije ukaba intama kandi utariyo, Imana izakubara ikurobanure. Aleluya. Ariko niba warabaye intama nziza, Imana hari aho yaguteguriye izagushira. Hari abantu bivanze kandi ari ihene, baragenda bivanga n'intama, ariko Imana izabarobanura. Aleluya. Imana izagira ute? Imana izabarobanura. Imana itugire neza. Nukuri hari abantu babaye ihene mu murimo w'Imana, akava mu murimo yarangiza akaja gusambana, akava mu murimo yarangiza akaja kuryosha hahandi batari kumureba. Pasiteri agahaguruka, uyu munsi yabwirije, yayoboye neza, yarangije hari imbere hari uwo yasezeranye nawe, akavuga ati uko biri kose saa 8 hari uwo nkwiriye guserukana. Menya ngo Imana yarakubonye. Aleluya. Mutezi w'ikorasi arangije aravuga ngo izakoze isoni izo njyajya. Amen. Ziyoberanya mu itorero, kuririmba ziraririmba, kwigisha zirigisha, ariko nukuri iminsi iba myinshi, ariko igahimwa n'umunsi umwe. Aleluya. Imana itugirire neza kandi twambitse imbaraga. Nukuri yibeho, ntukayikoze isoni. Ongera ugarura amaso yawe kubera ko wahuye na gitovu. Wahuye na gitovu ubura kwihangana mu mutima, ariko ongera ugarura amaso yawe, ubwira Imana, uyibwize ukuri, ongera ubwira Imana ikuyobore mu nzira zawe zose wanyuzemo. Menya ngo Imana yarakubonye, wasubije amaso inyuma. Abantu bumvishe aya magambo, yemwe abahuye na ba gitovu bakananirwa kwihangana bagasubira inyuma, ndababwira ngo nimwongere mubwize Imana ukuri. Imana itugirire neza mu izina rya Yesu. Amen. Tugiye gusenga Imana. Aleluya. Aleluya. Tugiye gusenga iki? Tugiye gusenga Imana, dusaba Imana imbaraga kubera ko abantu benshi bahuye na gitovu barangiza bagasubiza amaso inyuma. Reka tubwire umubyeyi adusengera Imana. Mana, ni mu izina rya Yesu Kristo. Urera urakiranuka papa, ushoboye ibintu byose, nta na kimwe kijya kikunanira. Urahera hirengeye, uri igitara cy'amahanga, uri ubwugamo bw'abakugamamo, uri sambi itarumba, ganza utegeke.
rereva ya sika rereva ya shayini mora rabi mora nimwumva uko Uwiteka avugana namwe ati ndi Imana idahinduka, ndi Imana ikoze imirimo n'ibitangaza, ndi Imana ibereye hose icyarimwe, ndi Imana ishobora byose. nimwumva uko Uwiteka avugana namwe ati ndi Imana ibera hose icyarimwe, ndi Imana yabamenye batari babamenya, ndi Imana yabavuzeho batari ababivugaho. nimwakire iri jambo ry'Uwiteka. rereva ya sika rereva ya shayini mora. Imana irambwiye ngo nimwakire amahoro yo mu mutima. Imana irambwiye ngo irabakomeje, Imana irambwiye ngo irabahetse, Imana irambwiye ngo ibagiriye neza, Imana irambwiye ngo ikijije uburwayi mu miryango yanyu, Imana irambwiye ngo bitewe nuko mwatwumvishije mukadutega amatwi Uwiteka abagiriye neza. nimwumve Uwiteka ko avuganye namwe. Uwiteka arambwiye ngo ashyize uburinzi kuri mwebwe, Uwiteka arambwiye ngo ashyize ubudahangarwa ku miryango yanyu, Uwiteka arambwiye ngo nimugubwe neza, Uwiteka arambwiye ngo azabagirira neza, Uwiteka arambwiye ngo nimwakire guhembwa n'Imana n'Uwiteka avuganaga namwe. Shalom shalom shalom. Amen. Yesu Kristo turagushimiye Mana data wa twese uri mu ijuru. Muje wawe uramukoresheje aremeye abaye igikoresho, ndetse n'abari bwumve aya magambo yawe ntace mu gutwi ngo ahinguke mu kundi, ahubwo azatubera imbamba n'urwego bizatugeza iwawe. Uko niko dusenze twizeye mu izina rya Yesu. Amen.